Mbo urebye uko batangiye bapanga abakinnyi biroroshye turabinyuramo twihuta cyane ku ikipe y'igihugu ya Argentine ntago bakoze impinduka nyinshi no kubwongereza bose bagiye bahindura umukinnyi umwe cyangwa babiri. Yego. Pickford mwizamu nibyo, James kuri kabiri nibyo, Smith kuri gatatu nibyo kuko niko reri hari ukuntu wenda bamvaga defensively atari mwiza cyane. Stones na Gehi nibyo kwera ubwenge Stones afite ndetse n'imbaraga za Gehi. Declan Rice na Anderson ntacyo kuburana nibo ba mediateur banasanzwe. Gordon nibyo kubera yagize match nziza cyane kuri match ya Norvege ni watanze umupira wavuye mu gitego cya mbere cya Jude Bellingham nibyo kubera ko Jude amaze gutsinda ibitego bitandatu na assist byumvikanaga afite assist imwe. Hanyuma Harry Kane ufite ibitego bitandatu nawe byari ngombwa kwaza mu kibuga. Umukinnyi bahinduye wari uri ku ruhande ariko n'umuntu usanzwe ukina muri mediane ni Morgan Rogers wafashe umwanya kenshi wabakundaga kubanzamo none Madueke muri iki gikombe cy'isi. Iyo ni England. Kuri Argentine Martinez mwizamu nibyo, Molina nibyo, Tagliafico nibyo, Martinez na Romero no basanzwe bakinana, Paredes nibyo asanzwemo, Enzo na Makaristeri nibyo, Messi na Julian Alvarez nibyo, Simeone yajemo mu mwanya usanzwemo ubanzwamo na Rodrigo de Paul kubera izi mpamvu tugiye gusobanura. Aba bantu bombi abakinnyi bakizemo n'abakinnyi bashyize ku ruhande ariko hagati. Navuga ko atari aba winga mu buryo de nature, ntabwo ari baba winga bari classique nkuko ntago Morgan Rogers nubwo yakinnye ku ruhande wamwita umuwinga nkuko avuga ngo Bukayo n'umuwinga, nkuko avuga ngo Rashford n'umuwinga, n'umukinnyi wavaga ku ruhande agarukamo hagati. Kuki Morgan Rogers bamwongeyemo? Kubera ko Jude Bellingham ari umukinnyi mwiza iyo ari ku project ajya muri box, no ngo n'umukinnyi uryoshye uba mwiza cyane iyo ari kuva hagati akajya gutsinda mu rugo rw'amahina. Ubundi tubita aba space interpreter mu mupira, niyo style interpreter. N'abakinnyi bazi ku exploiter umwanya utarimo umuntu bakawubyaza umusaruro. Niwe Jude. Ubundi aba bakinnyi babita aba second striker mu yandi magambo. Ni style za ba Thomas Muller, ni style za ba Dele Alli nibo bibuka babakinnyi makinaga akaba atari umukinnyi ukina ibintu byinshi afite umupira ariko akaba afite killer instinct iyo yageze mu rubuga rw'amahina. Akaba nanone atari rutayizamu typique nimero 9 ahubwo afasha nko rutayizamu. Shaka kuba ari umukinnyi wo hagati, ari 8 cyangwa 10. Yego. Akenshi baba ari abakinnyi nimero 10. Akenshi baba bakina 10. Lampard ntitwamukrasamo. Lampard yajya kuba muri ko Lampard yageragezaga nanone gusa n'ukinamo gake nubwo atari mwiza wenda nawe muri byo kumutekinisiye cyane. Ariko nawe yari projectaga cyane niyo mpamvu ari mu bitego hafi 150 mu Bwongereza. Ni space interpreter. Naba space interpreter. Niki rero uwo mukinnyi abakora? Suko ko atagera hagati ngo akore kuri baro rimwe kabiri, ariko icyo bita creativity cyangwa se kuba ari umukinnyi ufite icyo kintu cyo gutekereza cyane mu bijyanye no kuba yakreya uburyo ikipe itsindamo ntabwo aba bifite cyane, ariko aba ari mwiza mu gutsinda iyo afite umukinnyi umupasa neza. So niki rero kiba kuko bafite rutayizamu mwiza Harry Kane ugaruka hagati mu kibuga byoroheraga Abongereza kuvuga ngo it's fine kuko Harry Kane ashobora kugarukamo hagati cyane araza kubasanga Morgan Rogers uzi no kuyobora umukino nibyo akina muri Aston Villa barafatanya bajya bayobora imipira mu gihe Jude projects ndetse na Gordon yahejeje uruhande basunike iyo mipira abo ngabi basanga imbere na Harry Kane iruka ajya kubasangayo tuye twakireye uburyo ariko urumva bashaka ko mu gihe Jude ari project ajya imbere Morgan Rogers agomba kuba hari. Yego. Kuki yashakaga kongera imbaraga mu mediateur? Kuki yo creativity wumvaga rwana nayo cyane ku ruhande rw'Ubwongereza? Ndakikubaza why? Kubera iki Abongereza twara match ziheruka barakinnye ibitego bakabitsinda. Yabiyo match ya Mexique ibitego 3-2, match ya Congo ibitego 2-1 Explorer Harry Kane twayiganije abantu hano. Kubera iki bavuze ngo ntabwo abawinga tubakoresha ari babiri bari basanganywe Madueke na Gordon cyangwa se Rashford akaba yakina, Bukayo Saka akaba yazamo cyangwa bagasimbura? Kuki yarunza abakinnyi hagati mu kibuga? Yagomba gushyira benshi hagati mu kibuga bijyanye n'ikipe yari gukina Argentine. Argentine ifite Paredes ubukina nka nimero 6, imbere haba hari Enzo na Makaristeri. Kandi nabi imbere yabo haba hari Messi. Bivuga ko imbaraga zose za Argentine uko zakabaye ziri centered mu bakinnyi batatu bundi. Ziri muri Enzo, Makarista na Messi. Messi ntaba ari kumwe n'umwataka? Messi ntago aba ari kumwe na rutayizamu cyane nubwo mu gupanga kuri atubona formation ubona ari 4-4-2. Ariko burya muri animation Messi nubireba
hari abafite free roll nk'ubu match ayishoje gukina ku ruhande nibayibonye ntabwo yigeze yongera gukina kuri point kubera ko ayibona rw'iburyo niho amworohera bari babaye abakinnyi benshi hagati Messi arabakwepa yegera ku ruhande no kuri Misiri mu minota ya nyuma yigiye ku ruhande ikindi Messi yabonye bafunze cyane afite ukuntu agarukamo hagati akazajya akina baro nke cyane ababa kukinga babubaka yego ni Enzo na Makaristeri ariko nyine impamvu ubona bose muri center bahatinyaga ni dushake tubare yuko Messi ari gukina mu bitugu bya rutahizamu kuri yakunda gushotera inyuma ya box still Enzo na Makaristeri bari hafi ye ku buryo udafunze hagati ngo ushyiremo imbaraga urivarize muri mediane urubwongereza n'ubundi bakudomena muri mediane bagahita bagutsinda no mu rubwongereza kubera ko Jude projector agasanga Kane bagiraga ikintu cyo kuba bafite n'impande ebyiri iburyo n'ibumoso abantu baheze impande no gasanga hagati yari babiri gusa ninko babaga harimo Declan na Elliot Anderson yego basaga na hari babiri rero umutoza yabitekereza agatinya ko baramutse batsinzwe urwo rugamba rurimo Enzo ndetse na Makaristeri bakageza baro kuri Messi uri imbere yabo gatoya baba barangiye niyo mpamvu yatekereje aravuga ngo ko Jude akunda kwiprojecta akajya gutsinda kandi nabyo tubikeneye ko Jude adutsindira ibitego yari afite 6 kuki nafata uyu mukinnyi witwa Morgan Rogers ngo ajye aba mwiza tactically aduhe balance muri mediane mu gihe agiye ahita agaruka muri mediane byari iyo logique nundi yabitekereje kuri Argentine aravuga ataba abantu sanzwe nshyiramo Rodrigo de Paul na Paredes bombi nabakinnyi bakuru bari hejuru y'imyaka 30 kandi nubireba batuma umukino wacu uba uri slow cyane yego ntabwo uba wihuta kuko nta muvuduko ubuhari urumva abakinnyi sigaranye bari hagati Enzo na Makarista ese sinatekereza ikintu cyama indi option y'umuntu wama option ya pace uturuka ku ruhande icyo nicyo yatekereje kuko nta muwinga yari afitemo cyane kandi kuki yatinyaga pace nanone yatinyaga nanone ku ruhande rw'abongereza yatinyaga ko nanone abongereza kubera ukuntu bajya akoresha impande kandi abizi ko 2 na 3 nka Tagliafico afiko ni mukuru cyane na Molina kabiri we ntaga ari umudefanseri w'igikucyo w'igitangaza kandi Spence ni umukinnyi wihuta ego agatinya ko na urwo ruhande narureka akabengoreka amakire Rodrigo witonda mukuru udashobora gutrackinga ngasubira inyuma uko bikwiye ku muvuduko uhagije yagiraga ubwoba yuko atarivariza kuri pace mu gihe batakaza umupira ubwongereza bugiye kubatakira ku ruhande agira igitekerezo kivuga ngo reka nshyiremo umukinnyi muto ufite imbaraga umenyereye gukina n'ubundi muri yakipe umusaba gukora cyane Atletico ariko ikina uzajya udufasha tubonye umupira tusohorera kuri urwo ruhande rwe yihute ariko nitunawutakaza asubira inyuma ajya gufunga urundi ruhande ntekereza ko yatinye moyenne d'âge iri hagati ya Paredes na Rodrigo de Paul kuba bomba ari bakuru none bakaba batuma umukino we uzamo ikintu cyo kutihuta none akaza gutsindirwa kuri pace ahitamo gushyiramo Juliano Simeone Rugaje twabonye dirty football mu gice cya mbere Eva ushobora kuba nimwe muri match kabisa nta abakinnyi nta kujyana imipira mwizamu cyane cyane byo gushota ahubwo urafata baro bagukata urafata bara amaguru bakubitaho barashyiramo amangajoma n'imitwe Simeone wamubonye aho yataka umuntu n'umutwe umusifuzi nawe abafiyara bati ni mukine nta makarita ntanga why kubera iki nyuma y'ibyo byose ko numva mediane niba zari zirimo abantu bagombaga umupira wagombaga kumuvinga kuvuga ngo harimo abantu kukizo kipe zakinnye gutyo niko zisanzwe zikina cyangwa nanone harimo ko gutinyana kuki twabonye umupira uri dati kuriya abantu bose bashaka kwibazaho mu busesenguzi bw'umutekinisi ndatekereza yuko igice cya mbere cyaranzwe n'amakonsigne tactique cyane kandi amakipe yubakiye ku makonsigne tactique yombi umutoza Tuchel nicyo kinazwiho Tuchel ni mwiza tactically nicyo kintu umuntu azwiho nyine ni umunyamayeri azi gusoma umukino approach yatangiranye yariyo nubwo yaje kubivanga turaza kubigeraho mu minota ya nyuma atekereje nabi cyane ariko yarabizi ko badakiza imbaraga hagati ngo ba block izo baro zigera kuri Messi nibatamukikinga nibatamugeraho nibatamubuza nyine ubwo buryo bwo kwisanzura ngo bamurinde cya kirenge cy'ikimoso yari kubahaminga so bad niyo mpamvu abonaga nta muntu hagonde espace yo gukiniramo ni nako nabandi bavugaga ngo attention defense yacu Argentine ntikomeye n'ikimenyimenyi twarinjizwaga cyane ni ngombwa yuko dustopa ikibi cyangwa danger mbere yo kwitugeraho therefore ntago dutegereza ngo binjirane Martinez bamugerane muri defense we na Romero ni ngombwa ko tubikupira hagati niyo mpamvu wanaga umuntu wese afataga umupira ni kirato ku kirato kuko abizi ko defense zabo zose zifite ibibazo kandi abataka b'imande zombi bakomeye Jude afite 6 we Kane afite 6
Messi afite 8. Buri wese yarabizi ko moindre erreur bariri busohoke ikagera muri izo metero 20 zegera izamu ryawe, ni ukuvuga igera muri defense yawe. Ikipe ifite abataka bafite ubushobozi buruta bw'abadefanseri bawe. Therefore kugira ngo dukupe ko izo baro zigera kuri Messi, ubwo n'abongereza turakupira hagati, nta kuba espace hagati. N'abandi kuri Argentine nabo bari babizi ko Kenny na Jude niba basha kwinjira muri defense barateza ibibazo. Nawe bakavuga bati ntago defense yacu no yitwaye neza muri iki gikombe, twarinjijwe cyane. Niki cyatuma tutinjizwa? Noneho nugukupira hagati, nta gutanga espace hagati y'imipira ituruka, nugukupa umuntu ntumuye espace buri wese ufasha umupira tukareba ukuntu tumukuraho niyo byaba nabi. So, ni muri ubwo buryo babonaga harimo ikirato cyane, aggressivité cyane, récupération zirimo imbaraga nyinshi. Ni nacyo cyazanye uwo Gordon, ni nacyo cyazanye uwo musore Jano Simeone twavuze bakina ku ruhande ariko bagarukamo hagati kugira ngo bakrese nombre hagati babe benshi. Nicyo bapimaga bose bashakaga, bituma dusa na igice cya mbere kitaturyoheye. Amakipe yose ubona asa nafunze cyane. Igice cya kabiri TikTok amabwo birumvikana konsigne n'ubundi zare zikiri zose. Ya tactique umutoza yakoze yo gushyira Morgan Rogers ubwo twageze muri second half iza kumukundira Anthony Gordon twabonye mu gice cya mbere, kubera ko ntabwo ari umukino w'abakinnyi b'abatekinisiye na Messi ntabwo twamubonye cyane. Wenda ari amangajoma yakoze agakorerwaho amakosa rimwe na rimwe, ariko noneho Gordon nayo makosa ntayo yakorewe ko baro nizamugeragaho bashyiraga muri center zishaka Jude na Harry Kane ko bari buze gushyira threat ku ikipe ya Argentine. Tubona rero uwitwa Morgan Rogers akina ibyo nakwita ngo ni football ya kera, nishaka nyitari kayike uko ngo ni wa muwinga uri butere cross, uri buterera umupira kure, aranabikora cross ya kure. Nta bakinnyi benshi babongereza bari muri box, ariko aza kwitaba neza, bari birutse mu gisana ni half counter attack baza gutsinda igitego. Shushanya igitego cy'umwongereza ni igitego cyakozwe gite muri igitego cy'ubwongereza cyakozwe na service zitangaje za Harry Edward Kane. Harry Edward Kane hari ibyago umuntu agira. Kane niwe muntu navuga ngo umbabaza mu bakinnyi ndi kubona muri ibi bihe. Buriya Mbappe ntago bambabaza kuko Mbappe yatwayeho igikombe cy'isi byibura, nubwo ataratwara Ballon d'Or, nubwo ataratwara Champions League, ariko at least yatwereweho Mondial. Kane udafite Mondial sinzi ko ni ndazagira Champions League. Kane utagira Euro, utwaye championa mu myaka y'imikuru muri Bayern. Kane udafite Champions League, Kane udafite Ballon d'Or, Kane ufite championa ashaje nabwo ntazagira nyinshi n'umupira akinnye. Kane ni umuntu utagira amahirwe. Uko bivuga wa mugani nk'aba Messi ari imyaka Messi yagezemo arasufura, ariko yabaga yatwaye za Champions League cyane. Ba Cristiano ushobora kuvuga ngo ntiyatwaye igikombe cy'isi afite Euro the Champions League. Lewandowski ari gihe bamwimye Ballon d'Or, ariko 2020 yabaga yatwaye Champions League na Bayern cyane. Kane uko bivuga mu bakinnyi Kane umunyamahirwe muri dedication ye ku mupira, imbaraga ubushobozi afite ntabwo byamuhiriye cyane. Impamvu iki gitego mu credit yacyo nuko nta mukinnyi numwe nabonye ukirana na Kane ngo amwime iyo service kukubwira ngo nagaruka hagati ngakinisha abagenzi banjye. Byo buri dipa kabisa n'uyu yakiniye neza cyane mo neza hagati mu kibuga kabisa kugira ngo ni nimero 10. Ibyo bintu abikoreye Jude mu gikombe cy'isi, akazajya muri Bella Jude akajya kuri point, Kane akagaruka ku 10. Ibyo bintu abikorera abantu bitwa ba Diaz na ba Olise, nabo baratsinda muri Bayern nubwo nawatsinda, ariko nabo rebe imibare yabo iri hejuru. Ibyo bintu yabikoreye Dele Alli, yabikoreye Min San muri Tottenham, baratsindaga nubwo nawe yabagatsinda. N'umuntu utari selfish utikunda uba kuri service ya equipe agafasha abandi bakinnyi nabo kuba beza. So muri kwa kugaruka hagati rero yabonye baro, ahita abona abadefenseri babonye ba Argentine basa n'abari imbere, aransa baro nende cyane, barayigarura. Mu kwigarura isanga Morgan Rogers, bya bintu twavugaga kongeramo umukinnyi mwiza cyane. Abongereza bari bafite Morgan yagize match nziza nubwo batsinzwe. Morgan Rogers arayikupa, wumve Gordon yari yavuye ku ruhande yamaze kwinjira muri box, hanyuma ahita akora kuri baro ayohereza mu izamu, ari yegerezamu. Urumva ni cross no gukozaho ikirenge ni tapini gusa, igitego kiba kirabonetse. Kugeza aho impamvu nanze credit kuri Harry Kane niyo service aho igihugu yo kwemera kugaruka hagati ari we rutayizamu akaba ahagaze muri box ari we bakabaye baha wakaza kubakinisha iyo sacrifice. Hanyuma rero kugeza kuri uwo munota rero umwongereza abonye igitego, abantu bati Argentine biragorana ko nayo ntiyageraga imbere zamu, nta kazi Pickford yarafite.
aho rero niho ugiye kunjyana ku makosa Tuchel yakoze ariko no kuri exploit Argentine yo yakosoye itayo makosa ya Tuchel. Aho niho ugiye kuganira ku mugabo bita Tuchel ariko nanone nibyo Scaloni n'abasore bari mu kibuga bari Lionel Messi bahise batangira gucanga bya bindi ngo no kukuvugutira uburozi. Hari uburozi bahise batangira kumuvugutira bitewe n'amakosa yakoze. Byagenze gute? Umuntu yitwa Tuchel iri joro ni rimwe mu majoro yabaye umutozo uri hasi. Average kabisa. Yatekereje ibintu biri hasi cyane ukurikije uburemere bw'umukino. Mpoze nsoma post match interview ye avuga ngo aremera responsabilité cyangwa se amakosa bayamubareho ngo ariko ntacyo afite kuregreta ngo yasimbuje kuri ya nyene tugiye kugaruka yasimbuje ngo kubera ko yabonaga ngo bari hafi gutsinda ngo twari very close gutsinda ngo so ntacyo aregreta ko yasimbuje shyiramo aba defenseur. Na makosa mu buryo butatu. Ikosa rya mbere yiyimye kurusha irindi. Gordon agitsinda wumva imisimburize ye. Ndagira ngo wumve ko atari ikintu kibaye muri ino minota ari ikintu cyabaye kuva kare yakoze ayo makosa kuva kare. Batsinze igitego cyabonetse mu minota myiza mbere yo bajya muri ya hydration break y'isaha y'igice cya kabiri ku minota 55 yabonye igitego. Anthony Gordon ari we gitsinze. Bavuye gusoma ku mazi mu gihe Argentine yaribonye ko Paredes nta kintu kiri kubabazanye niko Gonzalez kugira ngo bihutishe umukino yayisakuramo Gordon azana Ezri Konsa. Bivuga ngo ku munota wa 72 bakiva gusoma ku mazi yaragiye ku defenseur batanu kuko yaragifitemo Reece James, yaragifitemo Jed Spence, yaragifitemo Stones, yaragifitemo na Gehi yongeramo Konsa batanu. Iki gihe niwe mukinnyi w'umuwinga Donatille wenyine yarafite mu kibuga kuko yibuke ku rundi ruhande rwe indi wing yari yatangijeho Morgan Rogers utari umuwinga. Ikintu cya mbere yari yiyimye nta no gusohorera umupira kubera ko niba Jude tubizi ko atari mwiza afite umupira ku kirenge, Morgan Rogers uko bizi ko amuhengetse ku ruhande ariko agomba kuzajya se n'ugaruka hagati. Hari Kenini rutayizaho bivuga ngo impande zawe wari umaze kuzica zombi iburyo n'ibumoso. Kandi twarabonye ko Argentine usohoye imipira neza. Usohoye imipira myinshi ku ruhande iri week n'aba fullback bayo ushaka kwitsinda. Ko za Misiri za Cape Verde. Iyaza kuvuga ngo musimbuje Rashford, musimbuje Bukayo Saka, musimbuje Madueke, umuwingo ari we wese yari gushyiramo ariko akagumana wenda nibabonaga ntacyo kiri kumuha cyane nyuma yo gutsinda. Aho gusohorera. Akihundi muwinga wo gusohoreraho umupira byari kwa bifite logique. Ubwo n'ubwoba bwa mbere. Akibikora ku munota 72 yamubwiye ngo nimesha kusoma vizuri umutoza wa Argentina uvibyo yakoze. Yakuyemo Simeone wa undi ku ruhande wagombaga kuzajya garuka. Uribuka icyo Simeone yari yazemo ni ukurwana na ya pesi y'impande z'Abongereza. Urabyibuka? All zapfuye. All yamaze kuzica yikuremo umukinnyi we w'ingenzi Gordon. Icyo yakoze yisaba ati noneho ubu ngubu imbaraga zose zirunze hagati n'inyuma. Kuko icyo gihe arajya kwa defenseur batanu abandi bakinnyi bose barunze hagati. Ubwongereza nako bwari bugiye gukina. Yahise avuga tubwa imbaraga zirunze hagati n'inyuma reka nanjye ndunda abakinnyi hagati n'inyuma bashobora kumfasha gusirikiriza umupira. Nibwo yakuyemo Gerardo Simeone yongeramo Rodrigo de Paul kugira ngo muhe za pass. Uzikazi gutanga imipira kandi neza cyane. Ari no mu bantu bakinishije Messi neza. Baze rimwe yashyizemo batatu. Akuramo Molina gato mbere yuko uhagera mbere y'iyo remplacement yiri hydration break. Argentine yari imaze kugerageza crossing ebyiri niba ubyibuka ariyo Pickford yakoze yo mu murongo. Yego mu murongo neza wa Makaristeri. Umusifuzi ahitavuga ati reka tujye kunywa amazi. Umutwe wa Makaristeri kabisa. Ubwo rero aho ugiye kujya yashyizemo abakinnyi benshi bakinira imbere ku mitwe. Arangije mu gihe Rodrigo de Paul ajemo yakuyemo Molina azana Montiel. Montiel akina kuri kabiri. Mwiza mu gutera cross. Akuyemo undi mukinnyi kuri kabiri post par post. Ariko wagira imbere cyane kurusha Molina. Molina ni mwiza defensive. Yego. Ariko Montiel kuzamura imipira ko babibonaga ko batangiye kuzamura. Ya. Aba defenseur be centrale bombi barafite amakarita y'umuhondo. Lisandro Martinez na Cristiano Romero. Lisandro yabonye ku minota 42, Cristiano yari afite ku minota 51. Amukuramo Lisandro
azana Otamendi kugira ngo niba bagiye kugera rest defense bagiye kwataka cyane bagira umuntu udafite ikarita ariko yagira ngo azajya abona uko ari Bera Romero ajye gukina imipira yo mu kirere y'imitwe avuye muri defense ya Argentine kuko arabikora cyane kenshi ariko na Otamendi ni mwiza mu mitwe yarabizi ko agiye kubona amakorneri menshi agiye kwataka cyane ku buryo ashobora kuza kure mu buryo ariko afite n'umukinnyi udafite ikarita y'umuhondo wenda uri mufashe in case bakora counter attack agira umukinnyi ushobora kuba yarwana n'iyo duel arabikora barakina bare mu buryo ba Messi barashota ba Enzo ba Makaristeri biranga ku munota wa 81 yakuyemo Tagliafico w'umudefenseur ajya kuba defenseur bake azanamo Lautaro Martinez w'umwataka ubwo risk yarafashe nango Rodrigo de Paul na Nico Gonzalez babiri hagati Makarista Enzo Messi batatu bari imbere yabo bagomba guseriva bataka babiri Lautaro na Julian Alvarez niba ubyumva inyuma arasigaranye batatu gusa Montiel Otamendi wasimbuye ndetse na Cristiano Romero ubwo ni batatu inyuma babiri muri mediane batatu bari gukina imbere yabo ariko Messi wagiye ku ruhande Messi yahise ajya ku ruhande none areka ntuza abari gukina nk'icumi Enzo Fernandez ndetse na barutayizamu babiri bateganye bari kumwe kuri point ikintu cya mbere yarakoze niki uri kumva ko Argentine yose idanangiriye hagati yagize 5 players hagati aba winga gisigaranye Gonzalez Rodrigo Messi Makaristeri na Enzo batanu amaze kubikora gutya umva umutoza rero ikintu yakoze uwundi Reece James ni yarameze neza amusimbuza Dan Ban aho ngaho nta kibazo kinini kuko Daniel Ban avuga ko yazaga no kuzibira cyane hate afite ni muremure kandi barimo barazamura imipira Argentine aho nta kibazo mafite Declan Rice yashoboraga ko yarushye amusimbuza Nico O'Reilly ariko amusaba ko yazamo hagati ntabibonye yinjira yamubwiye ko agomba kujya hagati yakoze ye geste ikosa rero ntabwo ryubakiye mu izina ku izina buriya nicyo abantu bibeshya mu gusimbuza ntabwo ikosa riba ari izina risimbuye irindi ahubwo ni igitekerezo ugize usimbuza igitekerezo cye cyabaye gitindi kubera ko uyu mwana Nikorera yinjiye mu kibuga yabwiye bagenzi be ngo 5-4-1 batanu inyuma bane hagati umwe imbere nicyo gitekerezo tusheri yarasagira Argentine icyo ni kibisi ifite batatu inyuma batanu hagati babiri imbere ikosa ryari ririmo nirihe yaramaze kwishyiramo ikintu aricyo kibi mu mupira buriya nicyo kintu Espagne ijya yirinda mu bintu byose cyo kuvuga ngo twebwe twemeye icyaha tugiye kudefanda uko twakabaye ubwo ni ugukora bane block media na batanu inyuma noneho mwebwe umwe w'imbere nawe buriya no kuvuga ngo nta threat ngiye nongera kubateza imbere mutuze rwose inyuma mwe nta kibazo mufite uzi ikintu bukoze ubu bwiye abadefenseri ba Argentine bari batatu bari inyuma nubwo ari bake ngo nimuze mukore high line defense nimuze ku murongo w'abanyama ikibuga kabiri ko bafite umuntu umwe gusa kibazo mugifite dore nakuwema abawinga dore nta kibazo mufite dore na Harry Kane nawe asigaye imbere wenyine nta danger nini mufite dore ngiye imbaraga zanjye zigiye mu bwugarizi ubwo namwe muze kandi no hagati nkuko bidusobanuriye Argentine ifitemo batanu ubwo Bwongereza ni bane nubwo yari afitemo bane umva nabwo rero amakosa arimo muri groupe ye umva ukuntu yahise bagatogo nicyo bita kutadefininga neza responsibility umva ukuntu yashoje ubwo bimeze yashoje Pickford ari mu izamu aha gakinnye Reece James icyo gihe yari yamaze kuvamo Stones wenda aza kumugaruka yavuyemo nyuma na Spence bo bavuyemo nyuma amaze gutsinda Konsa niwe wabaye nkujya kuri kabiri ubwo Konsa niwe wagiye kuri kabiri Spence kuri gatatu Stones na Gehi bari kumwe umutima wa defense na Daniel Ban waje na Dan Ban urakoze kugira ngo yongeremo hate noneho icyo gihe yari yakuyemo Declan nicyo gihe wabara yuko umwana yitwa Nico O'Reilly ndetse n'uyu musore Anderson ubwo ni babiri ndetse na Jude Bellingham ubwo ni batatu ndetse na Morgan Rogers
ubwo ni bane bo hagati. Kane wenyine imbere hari Kane. Ikintu yarakoze ikosa ririmo suko bitwa ko bapanze kuvuga ngo 5-4-1 igitekerezo cyo kuba umunyabwoba mwese mukajya inyuma iyo minota yose ntiwe chance yo kuvuga ngo nidufata umupira mutuze dufitemo abakinnyi Morgan yakina umupira, Kane yakina umupira, Jude urahari, Nico Oreri urahari, abakinnyi bakina ku ruhande Spence woshobora gusohoka ku ruhande rwawe, mugerageze dukine umupira nituwufata. Ikintu yakoze ni ikosa mu mupira tujya twita ngo ni hit the hole. Hit the hole icyo bivuze banofashe nka baro ukayikubita kuri uriya rukuta irongera igakugarukira. Uri kwibona iyo ufashe hit the hole ntagibaho kuvuga ngo urakina football iminota 10 n'inyongera iryo y'iminota hafi ngahe ubwo ni nka 15 cyangwa 20 yari isigaye ukavuga ngo ndi gukina n'ikipe irimo Messi, irimo Enzo, irimo Makarista, irimo Julian Alvarez, irimo Lautaro Martinez, baro yose mvuga ngo ngiye zamuryanye ngo ni mushote ibagarukire, mushote ibagarukire, mushote ibagarukire. Nje simfite ijambo kuri baro ryo kuvuga ngo ndayifata mbajyane mbasubize ku kibuga cyanyu mbagire desequilibre nuko ngo kwa kundi mwaje mwese mbajugunyemo imipira inyuma mu kibuga cyanyu mbanze mbirukanse mbanze basubizeyo mbanze stretching defense yanyu na mediane mbanze ngarure ba Enzo na ba Makarista inyuma mbanze mbacagagure mbanze mbatesha umutwe ndivarize kuri baro we yabaretse baguma hideo sinzi tusheri umuntu wari wamuruzi ntibibaho ko ushobora gukina na Messi uvuga ngo mufite iminota 15 yo gukina muri metero 25 ku izamu ryanjye kuko we nta kintu igera agakora baro yose yanezezwa nuko Pickford akoze save ugahita ubona bose ngo hengo congratulations babona kona ngo hengo congratulations come on until when urabikora kugeza ryari cyari kibazo kigi icyo ni cyo Espagne buri yayirinze ku Faransa. Espagne yatsinze igitego mu gice cya mbere mu minota 22 France igira ngo irakina umupira reka bayirushije possession bagize 51 Espagne France igira 49 kandi bayitsinze ku munota wa 22. De La Fuente yakoze poste ku yindi niba ari Poro wananiwe arazana Lorente niba ari Oyarzabal byanze yazanye Ferran Torres ntabwo yazanye mu defense muri mediane akazana Williams ruguru azana Pedri akuramo Fabian Ruiz. Uzi icyo yashakaga ni ukudahereza Ubufaransa gukinira imbere izamu rye buri kanya ushobora kudefanda ariko ukadefandana ubwenge. Kudefandana ubwenge ni iki? Ni ukunyuza mu gakina umupira. Imagine ko ikipe y'Ubwongereza with all those qualities yashoje match wumva ukuntu ifite statistics zibabaje nizo zishimangira ukuntu Tuchel yabamutoza uri hasi uyu munsi. Bagize possession ya 36% Argentine ya 64% kandi half time ntabwo ariko byari bimeze harimo equilibre ifatika bivuga ko kukurushwa byaje bamaze gutsinda igitego kuko na mbere yo gutsinda abanaga ko bari muri match bateshu amashoti 5 harimo 2 ajya mu izamu rimwe ryavuyemo igitego mu gihe Argentine kubera kuri iyo chance yo gukina imbere izamu muri ya minota ya nyuma itanarenze 20 yateye amashoti 15 harimo 5 ajya mu izamu uri bikira mitwe yose bakuragamo uri kwibona harimo 5 ajya mu izamu harimo corner 6 za Argentine kuri imwe y'Ubwongereza. Uri kumva icyo bisobanuye wabahaye nibwo bwa mbere Argentine muri iki gikombe cy'isi ishaka kuba ikinye n'ikipe ikagira ino possession ingana gutya igakira chance zingana gutya no kuri Misiri ari Misiri yararivarije kuri baro kurusha uko Ubwongereza bwabikoze. Ejo bundi bajya Misiri yasigaga iyo rumu yo kuvuga ngo natwe turakwana. Misiri rega niyo mpamvu yatsinze ibitego 2 igatsina n'icya gatatu bakacyanga. Uzi impamvu nuko Misiri yavugaga ngo yes nibeza kuturusha mu mupira mu minota yanyu ariko nituwufata natwe dufite abakinnyi nka basara biruka dufite uriya musore wabo w'umwirabura uri gukina ku ruhande kuri gatatu mwiza dufite abakinnyi bashobora kuba baza basubira yabindi wavuze urana ba stretchinga ntutume Argentine bafuri ngo ibitekerezo byose babikora uko babishaka uyima umwanya wo kumva yuko buri kanya ariyo yemerewe kwataka buri ikipe ifite Otamendi ikagera Cristiano Romero urebe imyaka yabo ikabasiza abadefenseri batatu wibuke mediane yabo irimo umuntu ukuze nka Rodrigo de Paul iyo mediane
kuyinyuramo mu gihe warengeje baro hari ahantu hari Messi na Enzo hagati biroroshye. Ni no mpamvu Argentine Jordan yabonyemo igitego, ni no mpamvu Misiri yabonye bibiri. Iyo bakwemeje ubundi muri kimwe cya kane iyi ejo bundi muri Enkari bakuyemo iragiye kandi bayikuyemo muri ntuza muri extra oya nta extra time Ubusuwisi extra time ibitego 3 kuri kimwe bwabonye igitego mu minota 90. Niyo mpamvu aya makipe yagiye kina nabo bose yashoboraga kugenda avuga ngo ntinyutse nagira icyo nkora. Uko rero nibwo buryo bwonyine nge nizereragamo Tuchel n'abakinnyi be mvuga ngo ikintu ubwo babonye igitego bagiye gukora afite kalite. Ubusuwisi bwakinnye iminota irenga 20 mu minota regire bafite rouge, ariko bakajya bagera imbere zamu rya bakataka bagafungura wayi. Hari aho Emiliano Martinez yakoze 1-on-1 ari kumwe n'umukinnyi gutya agakura imipira. Icyo kintu rero Tuchel yavuze ngo yemeye responsabilité, ariko hari umuntu avuze ngo nta kwe kwemererwa kwinjira mu gihugu kwe kuba arrested with immediate effect ntanatoza umwanya wa gatatu. Nabwo abantu bibuke ko ari wabo n'Ubufaransa vraiment yakuza amakosa mabi. Abantu babyumve neza, abakinnyi bari barushye, abakinnyi wenda bari bagize match wenda bari batanameze neza nka ba decline kubera umunaniro bakuye muri Premier League n'ibindi, kubakuramo that's not the issue. The issue ni igitekerezo cyabuzanyemo kubabwira ngo ni mujyi nyuma mu defend, ntubabwire ngo musohoke munakine. Uzi ko niriya nakira twita tamforo, uzi ko abakinnyi 3 gusa mu 10 baba bahagije kugira ngo ikipe yitwitera ubwo. Uzi ko usohoye Harry Kane ufitemo n'umuwinga umwe cyo nakimugaye nka Bukayo Saka. Urebe Bukayo Saka niriya mosoye uri kwibona umuhabara umufite ukagira na Jude cyangwa Morgan Rogers hakazajya sohoka just 3 gusa. Icyo ukora ni iyo wagira Rashford ufite pace nk'iri ko bara nihuta cyane urugero uvuga ngo umwe ari ku ruhande rumwe w'umuwinga, undi ari ku rundi ruhande na Harry Kane ari muri center. Uzano wabahagarika niyo bahagara hari ku murongo abanyifyo ga kabiri, uhita uhagarika abakinnyi ba Argentine 3 kuza kwataka, bahita basigara mu cyitwa rest defense. Ntabwo bashobora gutarabuka abo bakinnyi bahari. Ariko we wamanitse kandi ubwo abo bakinnyi ntibabivuze ngo Argentine nubona ikugarije ntibemerewe gusubira inyuma, bemerewe gusubira inyuma ariko mwabona umupira bakavansa bakajya imbere. Bidatuma Argentine icyo gituma babakinnyi ba Argentine baba defenseur nka ba Cristiano Romero batajya kuguteza surnombre mu mitwe. Amakosa yakoze yo gusiga Kane gusa byatumaga Argentine isiga umu defenseur umucunga Kane, hanyuma ba Cristiano Romero wibuka ukuntu bari bahagaze muri central defense bakajya kwatakana na Lautaro, bakajya kwatakana na Julian Alvarez, bakajya guhagarara muri box na ba Macariste bakicucika bakaba benshi muri box. Niho Messi yaboneye uburyo kuri cross y'igitego cya kabiri. Rugaju finali ya gatatu kuri Lionel Messi nyuma ya 2014 2022 aragitwara. 2014 hababajijwe n'Ubudage arahatsindirwa 2018 nabwo asezererwa n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Hanyuma kandi bibiri na Croatia 2018, hanyuma haza iyi match ya 2022 Argentine yaje kwitwara neza ikagitwara. Excuse gato komeza. Yego nta kibazo. Hanyuma 2026 Argentine at the age of 39 Lionel Messi ku myaka ye 39 asubiye ku mukino wa nyuma ahari buhuriye na Spain. Mbere yuko tugera kuri Spain tuganiraho umwanya utari munini cyane, Argentine n'igikombe cy'isi cyaje mu byinshi. Hari conspiracy, reka nzite conspiracy cyangwa se narrative by'abantu bagiye bubaka bati FIFA ifashije Messi irashaka ko agitwara, ariko atsinda ibitego 8, assist arazongereye. Uyu munsi yakozemo assist imwe. Rugaju, what does this mean to Lionel Messi? Na debate yagiye abaho, hari byinshi badusobanuriye. Indi finale ivuze iki kuri Leo Messi? Ubundi Messi akina igikombe cy'isi cya 2006 ntago wakibara ko Messi yari umwana. Ntiwamubara rwose kuko nibwo yarari no muri za Barca yari umusimbura icyo gihe.
no Arsenal bwo yari gukina na Barca kuri finale ya Champions League yari akiri muto ubu niba afite imyaka 39 ubwo urumva ni mu myaka 20 ishize icyo yari afite imyaka nka 19 so reka nacyo duhenda dufite ku kibara biratangaje ko umukino ukina finale 3 z'igikombe cy'isi muri bitandatu ego finale 3 noneho by'umwihariko bine biheruka akinyemo finale 3 2014 yakinnye finale aratsindwa 2018 atsindwa kimwe cya kane n'Ubufaransa uragitwara 2022 araza aragitwara atsinze ubwo Bufaransa bwari bwaramutsinze abwihoreraho 2026 agarutse kuri finale sinzi niba hari ukuntu abantu bajya bavuga mbonye niwe waririmbye mu ndirimbo yitwa Hobe harimo ngo Imana iratubwira ngo karirimbe niba kaza hafi harimo ngo ni kucyujya wihebeshwa n'urusaku rw'ibiri hanze ko ntacyo ntakweretse ngumenye ko ngukunda amen nta kintu Messi atatweretse na kimwe ntacyo aterekanye Lionel Messi sinzi icyo umuntu akeneye kuvuga ngo abantu bumve ko Messi ari umukinnyi ibihe byose n'umuntu akina finale 3 z'igikombe cy'isi mu myaka 20 finale 3 z'igikombe cy'isi mu bikombe bitandatu nta muntu n'umwe ukwiye kubumbura ururimi ngo amushyire muri deba n'abandi bakina hari abavuga ko atakinnye Premier League atakinnye Serie A atakonkerenze mu mashampiyona atandukanye ntekereza ko igitekerezo kiri cheap umuntu yazana ku meza y'ibiganiro no kuvuga ngo umuntu ntiyakinnye shampiyona nyinshi by'umwihariko ngo ntiyakinnye mu Bwongereza biraciriritse biri hasi ku rwego ni deba ubundi yakabaye ikorwa n'abantu muri primaire babandi bicara babari imodoka umwe abari ziri kujya Karuruma undi abari ziri kuzanya Bugogo avuga ngo izi ni izanjye undi ngo izi ni izanjye mu by'ukuri nta ngiye gukurikira ngo ni icyanjye ngo ngiye ngicyanjye ni gikururana bakirirwa bavuga ngo ngiye ngo mu rugo ngo dufite ngo katabarika ngo dufite za mire that's not a fact at all shampiyona y'Ubwongereza ni shampiyona nziza kimwe nuko Espagne ari shampiyona nziza what mattered most wakoze iki in your lifetime mu gukina icyo wabashije kwachivinga kiravuga naho wagikoreye doesn't mean anything mu gihe biri kuri elite level byose ko ziri muri shampiyona zose zikomeye hari ukuntu wavuga shampiyona y'Ubwongereza ukagira ngo ntiyakinnye n'amakipe yaho cyakinnye no muri shampiyona ziri byose yarayabaze Arsenal yarakubise Man kuri finale 2 yarabukubise Man yatsinze kuri finale 2 yayitsinze ibitego kuri finale 2 muri prime time ya Man U Ferguson atoza komeye afite baruni n'abakipe yo mu Bwongereza yaba yarabaye komeye kuri finale harimo imwe Cristiano hari indi Cristiano adahari ariko Cristiano wenda bakavuga bati izo Premier League yari yazitwaye za 2008 yego atwara muri Espagne atwara muri Ligue atwara muri Serie A none se urashaka ko Messi ava muri Barca imeze neza ajye gushaka icyahandi ibyo n'ubujije nukuvuga ibintu bidafite fact sinuvuga ukuntu kuri umuntu mu ikipe nziza ngo najye mu mbi ngo tumurebe iyo kipe uri kuvuga uri kumwohereza zo mu Bwongereza akina nazo muri Champions League yarazitsindaga arajya kuzikoramo iki ko zirura iyi Arsenal aho garikuramo ifite bavane pasa yitsinda 4 nose arayijyamo oya iyo Chelsea barahuye bayikuyemo yabadroga off mic wambwiye ati ni nko kuvukira mu bakire arajya muri Chelsea gukora iki nkeneye kukubona mu cyaro cya kure afite ikipe yamureze afite ikipe yamuhaye byose afite ikipe ikomeye iri kumuha amashampiyona ikumuha Champions League afite ikipe iri kwitwariramo Ballon d'Or uri kumukuramo ngo ajye mu Bwongereza gukora iki kubera iki nyine iyo arigima ifite tujye dukoresha icyo bita ibintu bifatika by'ubwenge ntitukanalize by'amafuti uri gukura Messi muri Barca ngo ajye mu Bwongereza ngo niho umusuzuma usibye amarangamutima n'ubujiji ajye gukora iki ahari ko ameze neza arahabira iki ngo uyu mwana ngabo wa mbere ngo Green Hills ngo nahindure ngo kureberera Colombier kubera iki ave Green Hills agera Colombier cyangwa ajye Kinihira cyangwa ajye muri Ecole Primaire mu Gatsata kubera iki aho ari ko akora neza ko niba ari bizamini bya leta yabitsinze ko niba ari amanota meza yabonye arahavira iki ibyo ko rubujije ari ibintu nitwe muri Afrika gusa tubigira icyo kintu byaza mu Bwongereza bakamureba none se ari kujya kwa proving wrong kandi abatsinda
ndabaprovinga gute birenze uko dura muri Champions League. abavuga ko Cristiano Ronaldo nyine yagiye akinaho hose icyo uragisibye. Impamvu ntakibona nk'ikibazo buri wese n'amahitamo ye. Ronaldo Manu yabonaga ifite ibyimuha ariko Real yamuha ibyisumbuyeho, arapugradinga ava muri Manu aragenda ajya muri Real Madrid. Real Madrid era y'ibyo bakoranaga babonye irangiye avamo ajya muri Juve, abona muri Al Nassr hafungutse amarembo ajyayo. Ni nkuko Messi nawe yanyujemo akava muri Barca akajya muri PSG akajya no muri Inter Miami. Kariyeri y'umuntu babivugaga muri za 2015 Messi ameze neza ngo nongo naze mu Bwongereza, deje equipe imeze neza, nta mpamvu imujyanayo, sinumva impamvu yo kumubwira ngo genda. Icyo ntago ari ikintu gifite fact, nta kagufa karimo. Icyo nge bati Rugaju urasesengura neza ko yakuri kuri RBA na igi tinyeneye kukubona kuri radio. Ngo niba Rugaju ushaka kuganira umunyamakuru mwiza ngo najye kuri radio ga ngo narahakandajya narahasesengurira ngo none se ngo twamenya gute ko ari umunyamakuru mwiza ngo nuko ngo igihe ngo gifite ibikoresho ngo nave ku gihe ngo araka YouTube kitwa wenda ngo imboni za gare akadomo.com ngo ajye kugasesenguriraho gafite kamera imwe ndajya gukora iki. Chris Brown atumuziki we nuko ukorera muri Amerika nyeneye kumubona wenda akora muri Chad ngo bari abakinnyi reka dufate mu Rwanda ngo bano bakinnyi ngo barakabirizwa ngo kuko bari muri APR ngo nibajye muri Musanze tubarebe. Nabyo bijya bivugwa ariko ngo nuko akinira APR bigufasha iki? Kukimva ahantu heza haruta handi niho heza. Iyo umuntu ari ahantu heza ntahava. Icyo dupima nicyo yahakoze. Icy'ingenzi rero uteranyije overall uravuga uti rwose nta mukinnyi turi mu geranye na. Nigeze gutanga po 5 ariko ubu naje kuzigabanya nzigire 3. Singikeneye kuzivuga ari 5. Vugame 3 twihuta kugira ngo zaniroroheje kuri Spain na France twihuta. Igikombe cy'isi niba ari cyo gikombe gipimirwaho kuba bapere barabaye ibitangaza kuko batwaye 3 na Maradona yaragitwaye, Messi yagitwayeho akinnye finale ya 3, natwara zabatwaye 2 natagitwara zabatsindiwe kuri finale 2 n'igikombe cy'isi kimwe. Ibyo birahagije ku mwana w'umuntu muri ino era tuzi, muri ibi bihe tuzi gukina finale 3 z'igikombe cy'isi muri nari byakoze kuri 39. hari abakinnyi n'ubu Cristiano tumukompara nawe ntarakina demi finale. Yarayikinnye 2006 imwe batsinze Ubwongereza kimwe cya kane. Ego demi finale imwe niyo yonyine yagezeho demi finale imwe mu gihe undakenye finale 3 afitemo n'igikombe. Nge mbara ko niba igikombe cy'isi ari cyo gifatwa nk'ikiruta ibindi byose. Messi yagaragaje byose, niwe mwami wacyo, niwe ufite ibitego byinshi muri cyo, niwe n'ama-assist ari gukora ama-assist atabaho muri cyo. Muri iki ngiki afite enye ubuzaba enye assist esheshatu muri iki yarari kuri 5 yakozemo imwe uyu munsi. Oye niwe wahaye Enzerega, ni nawe wahaye Lautaro ebyiri, yatanze ebyiri. Reba neza yareba neza. Telefone yanjye nayitanze fati yawe urebe nayicharging yarekageza birebe rebi yawe fati yawe urebe. Ndatekereza probably ari mu bantu afite assist nziza ubu ngubu kuko yatanze ebyiri. Kuko ndabyibuka neza ko re wahinduye no baro y'igitego cya Lautaro niho wapashe Enzo mbere yo kwenza shota igitego cyagiye mu izamu. Checkinga nushaka ubaze Google Messi afite assist zingaye muri no mondial nacyo tukirebe. Erga hari ikintu cyo kwibaza, hari ikintu cyo gutinyira Messi giteye ubwoba. Ntabwo ibyo bikombe by'isi yabitwaye abigwaho, yarabikoreye. Ni ibikombe by'isi byamubijije icyuye kuko niwe ufite amateka mu gikombe gisumba ibindi cyitwa ikisi mu buryo bwo kugikina. Goals and assist contribution. Niwe reba assist afite ubu. Top scorer byo ni top scorer. Aranganya na Mbappe. Nubwo bose yasigaje match Mbappe y'umwanya wa 3 na wasigaje y'umwanya wa 2. Cyangwa wa 2 bitewe n'icyo azabona. Ariko assist nenye. Assist enye nibyo afite enye. Assist enye iyo wongeye ku bitego 8 ni 12. Urari mu bitego 12. Ni ufite goal contribution iri hejuru y'abandi bose. Sinzi ni uri kubibona. Kuko Mbappe mukurikira mu bitego ntago afite izo assist. Akaba ari nawe ufite record ya assist mu gikombe cy'isi, yari assist ya 12 mu gikombe cy'isi. Ibitego provided a record 12 assist in his FIFA World Cup career. Ni ibintu bitatu benchmark. n'ibintu bitatu uzajya ubwira abantu. Wa kabiri ni Pele ufite 10. Maradona 8. Ariko abantu batekereza Messi.
ese uri kumva ko igikombe cy'isi rushanwa riruta yandi yose Messi ari ufite ibitego byinshi na assist nyinshi muri icyo gikombe yaranagitwayo akaba ageze kuri finale ya gatatu ashobora kugitwara n'ikindi akagira bibiri cyangwa se akagira finale ebyiri n'igikombe cy'isi kimwe icyo ni icyambere. Icya kabiri, ese udafite ubwoba ubu muzi ko Messi atwaye iki gikombe yagira indi Ballon d'Or ikaba ya 9 Sofani ufite nyinshi niwe atayitwara afite nyinshi ubu afite 8. Nta mukinnyi wigeze ugira ibyo bihembo individuel ku rwego rwa Messi afite ibye ku giti cye 8. None ari kuvuga ngo muri club ngo no muri national si ibyo gusa muri national afite biriya bikombe bya Copa America 2 ariko uteranyije ibikombe n'ibyo atwaye muri Barca Champions League enye n'ibindi byose. Messi ni umukinnyi ku isi atwaye ibikombe byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Ibikombe kuri ubu ngubu afite 48. Iki gishobora kuba icya 49. None se niki Imana itakoze ngo abantu bareke gusakuza baburana ibintu bidafite umurongo bemere? Ubu dukeneye kuvuza ibyo bintu byahora ku muntu umwe, nta mpanda ikene. Ubu dukeneye kuvuza impanda kugira ngo mbe ko Messi yatwaye ibikombe byinshi kurusha abandi. Ibyo uzavuga ko ari FIFA yabyibye. Ubu dukeneye kugusobanura ko yatsinze ibitego byinshi muri Coupe du Monde agatanga assist nyinshi. Tuvuze induru. Ubu dukeneye kugusobanurira ko umukinnyi ari we uteranyije ibitego yatsinze na assist afite. Ari we wagize goal contribution uruhare mu bitego byinshi kurusha abandi bose mu mateka y'isi. Cristiano uteranyije ibitego na assist afite, ugateranya Messi ibitego na assist afite. Messi aramurusha goal contribution, nubwo Ronaldo amurusha ibitego Messi ni wa kabiri ku bitego, ariko Messi assist afite iyo uzongeye ku bitego bya Messi biruta assist na Cristiano za Messi. Dukeneye kukubwira ko Messi afite Ballon d'Or 8 ari we wa mbere, uwa kabiri Cristiano bya za dribble n'ibiki byo ntibibari. Ibyo ntitugiye mu by'amakarite n'ibiki n'ibyo bitatu. Irushanwa riruta yandi ryose ry'igikombe cy'isi ni uriyoboye mu buryo bwo kurikina neza. Ibikombe bitandatu akinnye abashe gutsindamo ibitego byinshi na assist nyinshi kurusha undi wese warikinnye yanaritwayo. Icyo ni Brotique atwaye ku kintu cyose yakiniye. Niwe mukinnyi ufite ibikombe byinshi mu mateka kurusha abandi bose ku isi 48 sofa yakonyeho n'icya 49. Niwe mukinnyi ufite Ballon d'Or nyinshi. Ibyo birahagije kugira ngo uceceke ntubuzane deba ngo kuki atanyuze mu Bwongereza. Bino ngo kubwe umuntu ngo uje utavuye Kigali ngo uje gutura i Musanze ubwo siyo narigima. So no debate rwose Messi ni goat. Sinshaka no kuzongera kubiburanaho ibi kandi mbivuze mbere yuko akina igikombe cy'isi final niyo yatsindwa. Iki ntago ari ikintu cyo kuvuga ngo nuko yagize match nziza muri demi final kabone nubwo yatsindwa. Niyo atakina finale, let's say niyo yavunika ntayikandagiro bagatsindwa 5-0, nta kintu na kimwe gihagarika ko Messi ari umukinnyi wa mbere ku isi. Ibyo afite ubu turi kuvugiraho birahagije gucecekesha umuntu wese. Rugasho reka dusoreze kuri iyo finale. Hari ikipe twabonye yo Spain yagize campaign nziza, irimo gutsinda amakipe akomeye, irimo gutsinda Portugal, irimo gutsinda Ububiligi, irimo gutsinda ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Uravuga gato kuri abo Bafaransa, hanyuma na Espagne ni ikipe iri gufashwa n'iki muri rusange? Hera kuri match gato y'Abafaransa datindaho usoreze kuri Spain, ishusho tuzayibonamo ku mukino wa nyuma. Spain ni ikipe nziza, bakwiye kwitondera ibintu bibiri. Ntabwo izigera ko arabera ibintu bya hit the wall biri abongereza bakoraga byo kuvuga ngo mudukubite umupira ubagarukire mwongere musubireyo. Igira je nziza izi gukina kandi ifite abakinnyi beza aho Barcelona aho Argentine bafite. Hari ahantu hakina umuntu witwa Fabian Ruiz, hagakina Rodri n'umuntu witwa Dani Olmo, bafite imbaraga nyinshi. Bato nanone zaba muri mediane kuko bafite mediane nziza kandi afite umukino mwiza. Wenga yaravuze ngo nibo bantu bafite technical ability hejuru kurusha abandi, bazi kugumana umupira, bazi kudebloka situation, gucenga, gucreate amachance, kure mu buryo. Ni equipe iri tricky muri je yayo, ifite umukino mwiza cyane. Ibanga ryabo nuko bagumana umupira cyane, icyo ni ikintu gikomeye. Kuba udashobora kubarusha position ni ikintu gikomeye cyane. Icyo ni icyambere. Icya kabiri kuba bataka bakanadefenda as a team ni ikintu gikomeye. Ibintu byose barabikora, iyo batatse baragupressa nka equipe, bagashaka ukuntu baza in clusters cyangwa itsinda bakakwegera ahantu hose hari baro bakagenda bahafunga, kandi nk'itsinda ry'abakinnyi batatu muri buri zone irimo baro
iburyo hagati y'ibumoso bamuvinga yaba b'imbere yabo hagati yabo inyuma bose bafatanya muri pressing kandi bakareba ukuntu barekipera bawubona bakanagera ku conserve nicyo gikomeye kubona noneho bakamenya icyo kintu cyo kuwukina kubona ntibahite bawugusubiza kubona bakawukwima bagaposisinga bakubaka bakamara umwanya utawufite bakabasha kukugeramo nyine bakagustretchinga bagatandukanya defense yawe na mediane nko gutandukanya roho n'umubiri bakakwica kabisa ukabura umurongo nicyo bakoreye France bagutesha icyo bita noneho kugira icyo bita navuga ngo identité y'icyo uri gukina donc bafata umukino wawe bakawicira mu mukino wabo in other words bakina umukino utuma wawubura kuko iyo batatse ushaka kuvuga ngo exploiter ubushobozi bw'abakinnyi bawe ku giti cyabo ama individu baramupressa umuntu ni barorise akabona abantu batatu bugufi mu muriho bukamwaka umupira bwa umwaka none ubwo buri male n'uburyarya cyane none bukazajya bukina ubushot passes bukakuzubaza uraruha mu mutwe uraruha wiruka kuri baro nyine ububona byoroshye kuba wawubaka ariko bikakunanira none bigatuma umwanya munini umara n'umwanya utakara mu kwiruka inyuma ya baro bafite umwanya munini wabo bawukora bamaze kugushyiramo igitego ku buryo igihe uri kuri pressure gushaka kukigombora baba bakuzubaza barwana none no kubaka no kugutesha umutwe ku buryo utayidentity abatoza rero bagakora amakosa bagasimbuza nabi abakinnyi b'ingenzi bamwe bakabura muri match bene nk'ibyo bafite je ikomeye ariko Style Argentine kubera mediane ya France bakinnye itandukanye ni Argentine ntago bazagira match bafite ukuntu badominiye France muri mediane cyane kubera ko Chouameni Manu Kone Rabiot bose bari hasi ariko bitandukanye na Argentine kubera Enzo na Macaristeri ni beza ku mupira so nzabona battle muri mediane cyane ikipe nziza nk'ikipe muri groupe irimo qualité nyinshi ifite icyo kintu cya technical ability cyinshi izakina n'ikipe nk'ikipe ifite elema iri danger yitwa Messi iyo nta wishidikanyaho ariko ikongera kagira undi mwihariko kugira maturité cyane muri knockout iyi kipe ya guturuka mu 2022 ngirango na rimwe aho batwara Copa America iyi ni imyaka 5 iyi kipe ya Argentine mu mikino y'ama knockout igaragaza maturité kugira ikintu cyo kudacika intege kugira umutima wo gushaka ikintu kugira iki kintu cyo ngo turarivariza kabone nubwo mwamuturusha qualité ni kipe ikomeye mu mutwe ku buryo ishobora no gukora amateka ko mu myaka 5 ishobora gutwara ibikombe 4 bibiri by'isi twavuze kuri Messi mu ijambo rimwe Lamine wenda nyuma ya finale tuzabakora ikindi kiganiro cyangwa se na mbere dushaka kubakora akantu ka finale kabanza gategura finale tuyigiyemo deep cyo kwitega finale y'igikombe cy'isi ni ikintu kidasanzwe Lamine no kumwitega iki Lamine Yamal nekereza ko ari abakinnyi babiri bo kwitega Rodri na Lamine Rodri Pep Guardiola yageze kumuvuga aravuga ngo Rodri Cascante ngo ameze nk'umunara w'ubuhungiro nizo kubwira ukuntu abazungu batekereje ibintu byose abazungu bagenda mu ishyamba rimeze nka Nyungwe bakubakamo inzu nk'inzu irimo ibyumba irimo amamatera irimo ibiryo bitabora bigiri muri frigo irimo amazi ahagije irimo iyi miti y'ama fast aid ibi by'amabande n'imiti y'ibisebe bagashyiramo na telefone wahamagaraho igahoramo nyine niba ari amayinite cyangwa rezo ikabira aho mu ishyamba itari y'umuntu igihugu cyatekereje ko umuntu yagirira ibyago muri iryo shyamba hari mu ndege ikagwa hari mu modoka igakora accident abo naho hungirizwa nyamaswa ziba muri iryo shyamba ibyo abazungu byatara ryo munara none bagashyira akantu kuri iyo nzu kugira ngo utazayiyoberwa bagashyira akantu k'umunara karekare bakagashyiraho itara kugira ngo nugire ibyago uziruka kujya kuri iyo nzu none nuhagera niyo telefone uhamagare mu gihe ubutabazi ugiye kuza ubu ufitemo ibiryo muri iyo firigo ubu ufite n'uburyo wakwivura niba wakomereye uwo ni Rodri niko Guardiola amwita niwe buhungiro bwa Man City gihe Rodri Guardiola yamutoza yaravuga ngo niwe muntu ishyiraho imitwaro y'ikipe yose tusumbirijwe muhe baro Rodri abadefense nibona bikugoye bagupressinze kinisha Rodri kandi koko nawe itaza gusanga kuvuga ati yime abamanika Maroko Rodri ntatinya ngo hari abakinnyi batatu aramanika akavati yime ameze nk'umunara iyo bagiye kwataka Rodri asohokana nabakagenda akabafasha kwanima barakayigezayo Rodri akagaruka hagati iyo muri mediane hajemo duel mu kirere Rodri aba yasimutse ni muri iyo bari kuri ground duel abari hasi n'imbaraga Rodri agira intelligence biratangaje ko umuntu ufite ubwenge akagira igihagararo cyiza akagira imbaraga akaba yabasha gutsinda no kurinda ni ibintu bikomeye cyane Rodri ni umumediateur uri complete ever
no doubt yahaweho Ballon d'Or. Yeah. Ibyo nakubwira ngo uriya na Harry Kane arambabaza. Hari abakinnyi mba mbona hakwiye kuba icyo bita special Ballon d'Or. Bakaza bati nubwo ikipe yanyuzemo zagiye zitazitwara, zirahari zateguriwe abantu kariyeri ziri gusozwa, tuzajya dukora overall analysis ya kariyeri yawe, dukiraho special Ballon d'Or. Kaba ari nk'ikintu hari abantu utazabwira abantu nka Mbappe Ballon d'Or atayitwaye ntibishoboka. Ken nta kuntu yavuga ngo ntiyatwayeho Ballon d'Or. Lewandowski ntabwo yavuga ngo ntiyatwayeho Ballon d'Or. Neymar ntabwo ngo ntiyatwayeho Ballon d'Or. Hari Dembele ayifite. Hari ukuntu Ballon d'Or ubona ibyo kubara ngo umwaka umwe mwiza simbyemera. Bikwiye kuba bakazajya bavuga ngo hari Ballon d'Or ziri special zizajya zitangwa nyuma y'igihe kariyeri yawe wayishoje niba utatwaye ya indi normal. Tusuzume turebe niba muri special Ballon d'Or twagushyiramo. So Rodrigo yarayitwaye. So Lamine Yamal ntabwo yagize mondial nziza cyane mu buryo bw'imibare, ariko abakinnyi bakomeye it's time to prove. It's time to prove. Izi ni match ziba zigiye kugira ijambo rinini kuri Ballon d'Or. Messi abyumva kubi kuko muri Argentine we ntawe barivariza bagitwaye niye. So Lamine kuko Espagne itagize umuntu washayininze kurusha abandi urimo wenda ufite ibitego byinshi ni Oyarzabal, ntekereza ko atari mu ba contender ba Ballon d'Or, ufashe ko afite champion ya Espagne. Kandi wibuke ko bazatora mu kwezi kwa 12, turi mu kwezi kwa 7, bazatora babanje gukina kwa 8, kwa 9, kwa 10, kwa 11, kwa 12, almost amezi ane n'igice. Probably ashobora gukoresha ya mezi yo ntangiriro za saison ane n'igice neza kugera muri December bagiye gutora, aramutse avuga ngo mfite mondial, mfite na championnat yacu ya Espagne, n'aya mezi ane ya mbere akayakoramo imibare myiza, akaba ari guskoringa muri Barca muri championnat, bazakinamo za Clasico, bazakinamo za Super Coupe za Espagne, bazaba bakinyemo match za Champions League z'amatsinda. Ashobora gukora imibare myiza igatuma abantu batita ku kuba mondial ataragize imibare y'igitanga, anetinze nko kuri finale. Byamuzamura ku manota, akongera ibyo yabakoze icyo gihe byakongeraho cya gikombe cyo muri Barca. Biramusaba igitego no kugitwara. Nawe yahita biragoye ko wajya kuri Dembele, wajya kuri ba oya yafite amahirwe menshi. So far ntekereza yuko cyagiye yabaye wa kabiri. Biramusaba kuba hero wa finale cyane. Cyagiye yabaye wa kabiri. Abantu babikweshoninze bavuga ngo Rafinha kumuza imbere, ariko amahirwe afite ubu ngubu akomeye nuko yaba ataruye ikintu ku myaka ye mito gifite ikindi kintu cyanasunika. Buriya being a superstar birafasha. Ngo wibuke ko n'umwana afite ero, wibuke ibikombe bindi amaze gushyira mu kabati n'ibitego amaze gukora n'ama assist ku myaka ye mike. Harataninga imyaka 20 akinnye finale ya mbere. Ntago wabwira abantu ko wamwima Ballon d'Or umuntu utarakwiza imyaka 20 waguse kuri ero agasomaho ukayiha Dembele watwaye Champions League, akaba afashe igikombe cy'isi akagiteruza intoki ze, ntago wayimwima. Niba ngo ndi kubona Ballon d'Or ubu ngubu kuri iriya finale, si igikombe cy'isi gusa, ndi kubona Messi na Lamine ni n'igihe cyiza cyo kumuha ikiganza cya burundu noneho cyo kumubwira namutsinda ngo Masamba yigeze kubwira Jules Sentore ngo amuhaye inkoni nkuko naguhaye amazi ngo ya gakondo. Yamuhaye gakondo amati nge ndashaka jyana gakondo. Gakondo y'igihugu harayimuhaye. Masamba yayo Jules Sentore. Messi n'icyo yakorera Lamine Yamal ni nka handover izaba igiye kuba yo kuvuga ngo nunsinda kuri finale, nunsinda urabutwaye Ballon d'Or, yego urabunsindiye ku gikombe cya nyuma cy'isi nkinye, yego Lamine Yamal, ariko ndaba ngwaye n'ikiganza mvuga ngo nk'umwana warerewe muri Ramazi yaho narerewe, nsize Barca mu biganza byiza, sizindi impano nziza, nko kuvuga ngo konkaringa uhereye kuri iki gikombe cy'isi, uhereye kuri Ballon d'Or uri butwaye, unafite ero, azaba sigara ikintu kimwe Lamine Yamal, Champions League, kugira ngo abe atwaye ho byose yakiniye. Mujya muvuga ngo Messi bagize karere z'ibitangaza na ba Cristiano, Lamine Yamal iki cyumweru bro ari gufesinga ikintu kitabayeho ku mwana w'imyaka nk'iya Lamine Yamal. Kugira igikombe cy'isi ukagira ero ukaba ufite imibare nk'iya Lamine Yamal utarakwiza imyaka 20, it has never happened before. Ntabyo Messi yari yarakoze, ntabyo Cristiano yari yarakoze. Yamufasha Ibyo rero biraguha uburyo nawe uyi match ni match nyine niba koko hari ikintu agomba gukora, cyane ko impande za Argentine azabanganye n'uruhe ruhande
ubwo ni uruhande rw'ibumoso rwa Tagliafico ku myaka ya Ukaca iburyo. 33 Tagliafico. ufite akazi kanini. Urumva ko ni igihe cyiza nk'uko yishe Lucas Digne amukoreraho penalty, ni igihe cyiza cyo kwica Tagliafico akaba hero of the final. So nge ndimo ndabona ibintu bibiri rero dusoza. Mu buryo bw'abatoza, bombi ni abatoza beza kubera impamvu ebyiri. Scaloni yabaye umwungiriza muri Argentine, aba promoted nk'umutoza mukuru, akora ibyari byarananiye abamubanjirije. Umutoza De La Fuentes yabaye mu bana ba Espagne, aba bana bose bari kwitwara neza yabatojeho mu bato, azamurwa mu ikipe nkuru. Bivuga ngo ikintu bombi bahuriyeho, bazi neza groupe zabo batoza, n'ikimenyimenyi batwaranye na zibikombe, umwe ero undi igikombe cy'isi n'amakopa Amerika. Yego, icya kabiri ni ikipe imwe ifite groupe, navuga ngo ifite maturité cyane na resilience nka Argentine, ariko indi ni ikipe ifite umukino mwiza cyane utinyitse mu buryo bw'imikinire, nta kipe itinyitse nka Espagne kuri ubu ngubu. Ibyo ni ibigaragaraho. Hanyuma hakaza umusaza ushobora kuyitayaringa mu ikuzo n'icyubahiro nka kumwe Erimana yavuze ngo ntabwo ukwiriye kuguma ku isi. Ba Enoch, Imana Ambassador Twasunze yaratubwiye ngo Imana yigeze kuba ngo yasuye isi, irazibonana na Enoch. Baragana ba Enoch bagaye imyaka 900, ngo baraganira bari abantu b'intungane batakoraga nyine ibintu byinshi by'ibyaha. Okay, nta muntu utaracumuye uri ku isi, abantu n'abantu, ariko nyine bari abantu Imana yishimiraga, nyine bari abantu bayo b'inkora mutima. Yaradusekeje umupasiteri namukundeye Twasunze ngo yamaze kuganira n'Imana nk'uko Imana yagenda, nubwo Imana ari umwuka idafatika, nk'uko ngo yagenda ngo batari ko nabankoza amakosa nsize Enoch hasi mbite muzamukana mu ijuru. Messi aramutse atwaye iki gikombe cy'isi, cyaba ari nko gukuzwa bwa nyuma kutigeze kubaho ku wundi mukino. Amen. Byaba ari ugukuzwa kwa nyuma, byaba ari ugukuzwa, abantu bose bazajya bamera gutya. Iki gikombe cy'isi gitwaye byaba ari ugukuzwa bwa nyuma, nabwo sinkuraho ko ari gote, ariko noneho byaba ari ugukuzwa, byaba ari kwa kundi umuntu abagiye mu bwiza butigeze bubo. Urabona FIFA yagizwe ngo ni infinity, ashatse agitwaye abikunze atagoranye, nubwo ntawe umenya kariyeri y'umuntu. Messi akwiye kumara gusoma igikombe yakimanika muri press conference, agahita hamagara itangazamakuru akavuga ngo umutima wanjye urishimye, abarjante ndabashimiye, agahita asezera kuri football muri national. Azagaruka kuri 43. Oya, ntabwo yagaruka. Hanyuma Lamine Yamal nawe navuga ngo yaba yinjiriye neza kubera ko yaba yinjiranye Ballon d'Or n'igikombe cy'isi imbere y'imyaka 20. Twaba tugiye kwakira ikindi kiragano cy'umuntu uri complete ku myaka mike, wazaba ugiye kwinjira mu kindi cyubahiro, azayobora igihe kinini. Rugasho, wakoze cyane rero, nawe ntacyo utampaye nkuko Messi ntacyo atampaye. Ndagushimiye. Thank you so much. Ngewe Ronaldo ari byo yanyimye, namwe yabyimye mwihangane, sitwe twenyine.